Narengeza niho ndi kukubwira nti kandi nawe usanze abo bantu mu rugo ntabwo wabyishimira. Umugabo kubera ari inshuti yawe umusanze ari kujya asura umugore wawe ntabwo byagushimisha. Utariyo kandi noneho abagore defo yabo iyo nk'ubu ngubu wenda itara ryahiye kubera ko uwo mugabo ari inshuti yo mu rugo, umugabo we akaba ari i Kigali ni kure, ahamagara ya nshuti y'umugabo we ati none ko amatara yahiye kandi shera akaba adahari, ngwino yamanike akaza akamanika amatara. ejo umugore akaba yagize ikibazo cyihutirwa agahamagara ya nshuti y'umugabo, kuko twe twisanzura ku bagabo cyane kurusha abagore cyane. Agahamagara ati yewe sheri ntawe uhari wamfasha ukajya Tubashimira mwese inshuti zacu z'akadasohoka ibisanzwe muravuga na Emmy. Uyu munsi tumbazaniye ikiganiro cyiza, bazaniye umutumirwa w'umugore dushaka kugira ngo atubwire ese muri rusange nimba umugabo afite inshuti yagombye kugira inshuti z'abagore bagenzi b'umugore we, cyangwa se nimba umugabo afite inshuti z'abagabo, abo bagabo bagombye kuba inshuti z'umugore we. Muri rusange rero ntucikwe ku kiganiro cyacu kitagejeje iminota 10. Niyo mpamvu tukubwiye ngo nimba warakanda subscribe ni umwanya wawe wo kujya tugushimira ko wateye inkunga, nawe utarayikanda ni umwanya wawe kugira ngo uyikande. Nahawe rero reka twakiriye umutumirwa wacu yitwa Alice. Turakwakiriye muri studio kugira ngo tugire inama bagenzi bawe, cyangwa se kugira ngo tugire inama muri sosiyete muri rusange. Muri iyi minsi hari abantu bateye bavuga ngo ni inshuti n'umuryango, umugore n'uw'umuryango, ariko dushaka kwibaza mbese niba mfite abagabo bagenzi banjye, nimba ndi umugabo, abo bagabo bagombye kuba inshuti n'umugore wanjye, cyangwa se nimba umugore wanjye afite inshuti z'abagore, abo bagore bakagombye kuba inshuti zanjye. Twagira ngo udufashe kudusobanurira, cyangwa se udufashe kugira utubwire uko ubyumva, kugira ngo abadukurikiye nabo bagire icyo babasha kunguka. Twibutse utarakora subscribe ni umwanya wo kugira ngo ayikande, nawe wayikanze nk'uko twese tubashimira uruw'agaciro kuri twewe. Nahawe rero reka twumve uko babyumva, ndetse nawe nuyico uramutse wumvise cyakora ku mutima wa dutiwa. Narengeza niho ndi kukubwira nti kandi nawe usanze abo bantu mu rugo ntabwo wabyishimira. Umugabo kubera ari inshuti yawe umusanze ari kujya asura umugore wawe ntabwo byagushimisha. Utariyo kandi noneho abagore defo yabo iyo nk'ubu ngubu wenda itara ryahiye kubera ko uwo mugabo ari inshuti yo mu rugo, umugabo we akaba ari i Kigali ni kure, ahamagara ya nshuti y'umugabo we ati none ko amatara yahiye kandi shera akaba adahari, ngwino yamanike akaza akamanika amatara. ejo umugore akaba yagize ikibazo cyihutirwa agahamagara ya nshuti y'umugabo, kuko twe twisanzura ku bagabo cyane kurusha abagore cyane. Agahamagara ati yewe sheri ntawe uhari wamfasha ukajya kumfatira umwana ku ishuri ko mbona wowe akazi kawe karangiye. Icyo gihe aba yatangiye gukora imirimo y'umugabo anakora mu rugo, n'ubundi nawe mu rugo rwawe ntabwo uba urenze iyo ngiyo. Kiba gisigaye ni ukwinjira mu gitanda akaryama. Ese ubwo umuntu yakora ese uko mubibona ku bagore ko mugira imbaraga nkeya, umugabo wese, ariko numva impande zose wabivuga. Umugabo rero reka nze nkubwize ukuri, ntabwo nshobora gufata umugabo wanjye ngo mugire inshuti n'abagore b'inshuti zanjye. nanjye ndi umugore mfite inshuti Emmy, ntabwo bishoboka ko mba inshuti. Hari abagore mba mfite ugasanga nk'abagabo babo bashaka kumpamagara inbox bya bindi biri privé, cyangwa se bari kumbaza ibintu bitari ngombwa, cyangwa kuri WhatsApp akapostinga ibintu agashyiraho amagambo akabije, ariko ushobora kuyashyiraho kuko tutari inshuti sinigere ngusubiza. Impamvu ntagusubiza urayizi se? Nta yindi mba ndi kwirinda ibirakurikirana bya jambo attraction muragirana hagati. Kuko uko tuganira cyane niko nyine ugenda umenya birushijeho. Abagore rero impamvu nabo ntabwo nge umugabo nta mugore wajya kuba inshuti n'umugabo wanjye. Oya, abagabo bakunda kwirira ibintu bishyashya
no mu rugo rusanzwe uzareba umuntu wakwemera ko bagutekera inyama kabiri kandi ngo uzikunda kandi ngo ziraryoha. Yego. kandi nta n'ibiryo ukunda bibaho ushobora kurya umwaka wose. Ntabwo bishoboka. bivuze ngo rero ubonye urwaho rwo guhindura wabirya kuko wabuze uko ugira. ibyo bike ni ukubibura. none ngiye nkagukubita umugore hariya umutoto unashoboye no kwita wenda utafite abana baraye bamuriranya nta stress yakoze agasatsi ndetse nko gufata umugore wawe wiriwe mu mirimo yo mu rugo ugahita uvuga uti gahura na Alice utagira stress ufite ubushyuhe. Warangiza ubwo urukumva ibintu biba bitari gupfa. n'umugore rero ntabwo namuhuza n'umugabo wanjye. nibyo hari uburyo bamuhuza amubwira ati hari runaka ni inshuti yanjye ariko uwo runaka akaza mpari. apana kuvuga ngo ngiye i Kigali ngo none ndohereza inshuti yanjye gusigarana n'umugabo. ntabwo bishoboka. cyangwa asigarana abana ntabwo bishoboka. ndetse hariya iyo nk'iyo uri mu rugo ukumva umugore atangiye kubyira ngo iriya nshuti yawe ntabwo nyishaka. iriya jambo ryo ko abagore bakunze kurikoresha riba ryatewe n'iyi. reka nze nkubwize ukuri. umugabo w'ahandi atateretse abagore barasinyishaka. ese ni ukutayishaka nange we yaramuteretse. hari igihe ya nshuti yawe iba yaramuterese cyangwa se wa mugore we wakisanga asa n'umuntu ushobora gukunda wa muntu akabona ishobora kuzamugurisha yarangiza mu buryo bwo kwirinda wa muntu akumva ashaka kumwegeza ku ruhande. cyangwa se akaba yaramukunze mu banga biri aho bicecetse cyangwa se akaba yanaramwanze bitewe n'ibyo wa muntu yamubwiye nyine akaba yaramuterese cyangwa amubwira ubugambo. iyo umugore atagushaka ukamubwira amagambo meza aba umeze nk'umuntu uri kumutera icyuma amuturutse mu mugongo. aba yumva uri nko kumugambanira iyo atagushaka ukamubwira amagambo meza. wari uvuze ngo hari umuntu ngo waciye abantu mu rugo ngo biturutse kuri iyo mpamvu. hari umuntu nzi waciye nyine inshuti z'umugabo mu rugo kubera ko atazishaka ariko wagenzura ugasanga ni impamvu zabo ziri prive zitumye umwe adashaka undi. ariko ntibabibwira abagabo. buriya abagore nibo bantu ba mbere bazi kugira amabanga nubwo muzi ko tuvugagura cyane. bagira amabanga ndabizi byanga byakunda umugore ashobora kukubyara umwana utabyaye kandi ukamurera mpaka ashaje kandi yarakumvishije uburyo ari uwawe ntamurekure. bagira amabanga menshi kandi bazi gukavaringa amabanga yabo bavuga ibintu bashaka kuvuga. bazagera n'umuntu ukubeshya ngo abagore ngo nta banga bagira ngo abagore se bagira amabanga menshi. ibintu bavuze baba badashaka kubibikana nk'umugore ashaka kuguhisha ibanga arari guhisha. rero akaba afite ikintu apfa n'umugabo uzi iwawe mu rugo bafite ahantu bahurira wenda banahuriye mu nzira ejo basangira agakawa ejo basangira ikindi kintu ejo bundi batangira kumva bashaka gusangira ibirenze ibiryo. noneho umwe yatabyumvikanaho n'undi cyangwa undi. abagore akenshi bakunda gutinda no kuvuga ikintu kiri ku mutima yabona wa muntu yamweretse ko amwitayeho ntiyabibonye agatangira kurakara agahita avuga ati mwirukanye mu rugo rwanjye. ariko uzi ko ariyo mpamvu hari igihe amuteganyaho ikintu runaka cyabura ati iyi mbwa ntizangarukire mu rugo. ikindi ntabwo abagore iyo bafite umuntu w'umugabo utari uwabo baganyira ibibazo by'urugo baba bamukunze baba bashaka kugira ngo wa muntu agire ikindi kintu runaka akemura kandi wa muntu ntari bufate inshingano z'urugo rutari urwe. abo bantu mpura nabo nanjye hari abo mpura nabo bameze gutyo cyane. nawe uri umugabo hari abantu uhura nabo baba bashaka kugira ute baba bashaka gufata kumva umugore ari gusebya umugabo we ntashoboye kugira ute ntashoboye. abo rero impamvu aba ari kugusebyaho gatoya cyane ubikinisha ukamubwira uti wowe ukafata umwanya gusa ukamwandikira iminsi 2 ukatangira kumubwira ukuntu ari mwiza n'ibindi byose yabiguha. numva utangiye kunyigisha no kugira ndiho ndabikubwira kugira ngo urebe ukuntu umugore umuntu yagiye kuganyira ibibazo by'urugo atari ukujya kubimuganyira gusa ahubwo aba ari nko kumubwira ati ngwino ukemure ibyananiye runaka. ukemure ibi bibazo. aba ari haramubwira ati ngwino ukemure ibi byananiye runaka. ni nayo mpamvu urugo akenshi rukunda gusenyurwa ugasanga umuntu wasenye rwa rugo ntusanzwe ugenda muri rwa rugo. ni inshuti yawe nta n'icyo kibazo kuva ruti ndetse inshuti ni ngombwa. ntabwo rero inshuti yawe ariyo yonyine iba ifite amakosa.
abantu nyine ubwite bafite amakosa birumvikana. umugore wawe afite amakosa. Numva bikaze abagore se rero wabagiriye inama nangwa abagabo yanjye nayigiye ko niba nateguye ibiganiro bura inama twabagira ni Inama rero njyewe nagira abantu b'abagore. Inama nagira abantu b'abagore ni ukureba inshuti z'abagabo babo nk'abandi bantu basanzwe, bakanabirinda. ikindi ni ukwirinda gufata ibibazo by'urugo ngo babisohore hanze. Ntabwo kuba umuntu ari inshuti yawe ntabwo bivuze ko yaje kwikorera imitwaro y'urugo rwawe. Niba ari inshuti y'urugo rwanyu ntabwo bisobanuye ko uwo mugabo yaje kwikorera imitwaro y'urugo rwanyu. Ntabwo yaje kwakira ibintu byiza bikomoka mu ngo rwanyu, aba yaje kubera ko yakunze rwa ruhande rwiza mwagiye mumwereka mu nzira. Mbese ubundi umwanzuro ufatika ahubwo uramutse ugiye umugabo wawe tuba mugabo we abo bagabo bawe mu bantu kwanyu nanjye nibane n'abagore banje kwacu, ibyo bintu njye numva byaba byiza kurushaho. Ubundi nibyo byiza kubera ko iyo munabana nk'imiryango, nicyo navuze, iyo mubana ari umugore n'umugabo, umugabo iyo yaje kugusura akenshi usanga yazanye n'umugore we. N'igihe abagore bisohokera bakicara hanze bakabareka bakaganira ibyo, kuko abagore baba bafite ibintu bashaka kuganira. Ariko iyo hajemo kuvuga ngo umugabo niwe nshuti y'urugo, umugore we ntabwo ari inshuti y'urugo, biba bivuze ko ari ibintu bibangamye bitari byo. Bishatse kuvuga ngo nimba koko umuryango ari inshuti yanyu, umugabo n'umugore bazane, nimba atari uko ubwo nyine niba ari inshuti imwe ikaba ari umugabo akaba yaje kubasura, umugore najya muri gahunda ze, abagabo baganira ibintu byabo. Icyo ategetswe ni ukwakira inshuti y'umugabo we, ateka abazanira ibyo kurya, ahaguruke agende, ajye mu bana cyangwa ajye no mu bindi, ariko ye kwinjirira abagabo mu kiganiro cyabo, ye kubicara imbere agire usanga bari kubareba, ariko byo vuga ye kubicara imbere ye, kubumva bavuga, ye kumva bimwe abagabo mukunda kuvuga, tugeze kuri ibi, ari kugisha inama umugabo mugenzi we. Si ngombwa ngo wowe ubyumve, kuko utangira kumva umwe yateye imbere cyane kurusha uwawe, ukumva uri gutangira kubona uwawe nk'umunyantege nkeya. Ibyo bintu bivuze by'umunyantege nkeya, hari n'igihe twebwe abagabo, hari n'igihe uvugisha umugore wamara kumuvugisha akahita ashaka gusuzugura umugore wawe, ahubwo ukabona atangiye gupinganwa nawe, nimba yari afite ugasanga nawe ashaka kukigura. Byo biza gute? Biterwa n'iki? Umugabo ukavugisha undi mugore ku ruhande ukabona atangiye gusuzugura umugore wawe, mwaryamana. Impamvu amusuzugura urabizi se, agasuzugura umugore we mwashakanye? Ni ukubera uburyo uba wamuvuze. Icya mbere, niba uza mu kazi wambaye imyenda idafuze, ufite umugore wawe, umugore wawe atabibona ko uri umugabo mwiza, kandi wa mugore wundi mwahuye mwasuhuzanyije arabibona. Niba hari akabazo kabaye mu rugo, hari abagore benshi badashobora kukugira inama ngo akubwire ati nyabuneka mu ngo zacu, cyangwa se natwe twiga abagore ibyo bintu twese turabikora. Nta hantu uzabona umugore wenda utabyuka mu gitondo, abagore yarakaye nta kintu yabaye, umuntu akabyuka yarakaye nta kibazo, bibaho cyane. Ariko ukumva nyine ntushaka kuvuga, ariko we ntabwo azakubwira gutyo, azahita abibona nk'urwego rwo kuba wa mugore atabasha kukwitaho, cyangwa se ari ntacyo amaze, cyangwa se ugasanga hari ikibazo wagize mu rugo. Tubashimira mwese inshuti zacu z'akadasohoka, ibisanzwe muravugana na Emmy. Uyu munsi twazaniye ikiganiro cyiza, bazaniye umutumirwa w'umugore, dushaka kugira ngo atubwire ese muri rusange nimba umugabo afite inshuti yagombye kugira inshuti z'abagore bagenzi b'umugore we, cyangwa se nimba umugabo afite inshuti z'abagabo, abo bagabo bagombye kuba inshuti z'umugore we. Muri rusange rero ntucikwe ku kiganiro cyacu kitagejeje iminota 10. Niyo mpamvu tukubwiye ngo nimba warakanze subscribe, ni umwanya wawe wo kujya tugushimira ko wateye inkunga, nawe utarayikanda ni umwanya wawe kugira ngo uyikande. Nahawe rero reka twakiriye umutumirwa wacu, yitwa Alice. Turakwakiriye muri studio kugira ngo tugire inama bagenzi bawe, cyangwa se kugira ngo tugire inama muri sosiyete muri rusange. Muri iyi minsi hari abantu bateye bavuga ngo ni inshuti n'umuryango, umugore n'uw'umuryango, ariko dushaka kwibaza mbese niba mfite abagabo bagenzi banjye, nimba ari umugabo, abo bagabo bagombye kuba inshuti n'umugore wanjye, cyangwa se nimba umugore wanjye afite inshuti z'abagore, abo bagore bakagombye kuba inshuti zanjye.
wagira ngo udufashe kudusobanurira cyangwa se udufashe kugira utubwire uko ubyumva kugira ngo abadukurikiye nabo bagire icyo babasha kunguka. Tubibutse utarakora subscribe ni umwanya wo kugira ngo ayikande nawe wayikanze nk'uko twese tubashimira urw'agaciro kuri twewe. Nahawe rero reka twumve uko babyumva ndetse nawe nuyico uramutse wumvise cyakora ku mutima wakutera commentaire kugira ngo utubwire. Dukurikire umutumire.